Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. I greet you in the name of our Lord Jesus. Imana ibahe umugisha mwese abarimo kudukurikirana mu bihugu byose mu mijyi itandukanye. May God bless you, all our followers in all countries, in all towns you are in all cities you are in. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Amazina na Apostle Fred Muhimba. My name is Apostle Fred Muhimba. Tubaha ikaze rero kuri Awakening Revival Mobile TV. So we welcome you to Awakening Revival Mobile TV. Tugiye ku kiganiro igice cya gatatu, gusenga ni gukuraho amahame y'Imana. We are going to part 3 on a program called Praying Does Not Eliminate the Principles of God. Gusenga ni gukuraho amahame y'Imana. Praying can't remove the principles of God. Kadusenge. Let's pray. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, Twongeye guca bugufi imbere y'amaso. again we are humbled before you. Turavuga ngo urakwiriye na wundi usa nawe. We say you are worthy, none is like you. Turagusaba ngo ubane natwe muri kiganiro. We ask you to be with us in this program. Ugirire neza buri wese ugiye kuba yumvira ijambo. Serve every listener of this word. Uwo mugisha buri wese ugiye kuryumva. Bless everybody who is going to listen to it. Uko bumvira ijambo. As they listen to this word, Imisozi yari imbere yabo iyenge. may the mountains before them be melted. Kandi buri bibazo bafite bikurwe. May all their problems be removed. Ukuboko kwawe kwiza kubane nabo. May your good hand be with them. Ubarinde ibyababaza. Protect them from any agony. Ubahe umunezero. Give them joy. Ubahe guhishurirwa. Give them revelation. Ubahe gufata ibyemezo. Give them decisions Kumenya neza ijambo. to understand well your word. Umwuka wera turakwakiriye. Holy Spirit will receive you. Ngwino ubane natwe. Come to be with us Kandi ubane n'abari bwumviriza ikiganiro bose. and be with all our listeners to this Mu word. izina risumba ayandi mazina y'Umwami wacu Yesu. In the name above other names of Jesus Christ. Amen. Amen. Turi mu gitabo cya Yesaya. We're in the book of Isaiah, Ibice 58. chapter 58. Tugiye gutangira n'umurongo wa We mbere. are going to start with verse 1 Tugeze ku murongo wa 13. and we will stop at verse 13. Muri iki gice cya gatatu In this part 3, kivuga ngo gusenga ni gukura amahame y'Imana. saying praying does not remove the principles of God. Kadusome mu izina rya Let's Yesu. read in Jesus' name. Shira ejuru uvuge cyane, we kugerura. Rangura ijwi ryawe nk'ikondera. Ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo. Ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Umurongo wa 2. Icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira yanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireke amategeko y'Imana yabo. Niko basaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Murongo wa 3. Ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki igituma twibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko iminsi yanyu yo kwiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Umurongo waho wa 4. Dore icyo mwiririza ubusa no gutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu nimukiriza ubusa nk'uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Umurongo waho wa 5. Ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe mu maguru, akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira? Umurongo wa 6. Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora
abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Umurongo wa 7. Kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Umurongo waho wa 8. Maze rero umucyo wawe uzaherako utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Umurongo wa 9. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Ntiwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi. Umurongo wa 10. Ukihotorera umushonzi, ugahaza umunyamubabaro. Umucyo wawe uzaherako uvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka habe amanywa y'ihangu. 11. Uwiteka azajya akuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe. Uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi arudubiza. Umurongo wa 12. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Amen. Kugeza ku murongo wa 12. Imana ibahumugisha. Now, let's read in the book of Isaiah, chapter 58, from verse 1 to verse 12. Let's start with the verse 1. Shout loud, do not hold back. Raise your voice like a trumpet. Declare to all people their rebellion, and to the house of Jacob their sins. Verse 2. For the day after day they seek me out. They seem eager to know my ways, as the well nation that does not what is right, and has not forsaken the commands of its God. They ask me for just decisions, and seem eager for God to come near me. Verse 3. Why have we fasted, they say, you have not seen it. Why have we humbled ourselves, and you have not noticed? Yet on the day of your fasting, you do as you are pleasing yourself, and exploit all your workers. Verse 4. Your fasting ends in quarreling and strife, and in striking each other with wicked fist. You cannot fast as you do today, and expect your voice to be heard on high. Verse 5. Is this kind of fasting that I have chosen, or that I like? Only the day of the man to humble himself. Is it only for bowing one's head like a reed, or for lying on sackcloth or ashes? Is that kind you call fasting, a day acceptable to the Lord? Verse 6. Is not this kind of fasting I have chosen, or I have liked, to loose the chains of injustice, and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free, and break every yoke? Verse 7. Is it not to share our food with the hungry, and provide a poor wanderer with a shelter? When you see naked, clothe them, and not turn away from your own flesh and blood. Verse 8. Then your light will break forth like dawn. Your wealth will quickly appear. Then your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be rear guarding you. Then, verse 9, then you will call the Lord, and he will say, here, please, here I am. If you do away with the yoke of the oppressions, and pointing the finger and the malicious talk. Now, verse 10. If you spend yourselves on behalf of hungry, and satisfy the needs of the oppressed,
then your light will rise in darkness, and your night will come like noonday. Verse 11, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in his sun-scorched land, and he will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Verse 12, your people will rebuild ancient ruins and will raise up the aged old foundations. You will be called repairer of broken walls and the restorer of streets with the dwellings. Amen. haleluya Hallelujah. turashima imana cyane We thank God our Lord kubw'ijambo ryayo for his word. muri iki gice cya gatatu In this part 3, cyo gusenga ni gukura amahame y'imana saying praying does not remove the principles of God. tumaze kumva ku murongo wa mbere w'igice cya Yesaya 58 umurongo wa mbere We have had chapter verse 1 found on chapter 58 in Isaiah. haravuga ngo shire juru uvuge cyane we kugerura. The word of God says, shout aloud, do not hold back. Imana yabwiraga umugaragu wayo Yesaya God was telling his servant Isaiah. iramubwira ngo gerura cyane He told him, shout aloud, vuga cyane speak loudly, ubwire inzu ya Yakobo and tell the house of ubabwire Jacob, ibyaha byabo. tell them about their sins. Barasengaga They used to pray, ariko birengagizaga ijambo but they ry'Imana refused the word of God. They kandi rejected. bakundaga gushaka amaso y'Imana And they liked searching for the face of God. bakurikiranaga amategeko y'Imana They followed the commands of God. ariko badashaka gusenga bakora ijambo But they ry'Imana never wanted to pray by doing the word of God. ahubwo bashaka kwiyiriza no gusenga But they wanted fasting and praying ariko amahame batayakora. without doing the principles. Iyo udakora amahame y'Imana Once you do not do the principles of God, gusenga ntabwo byakunda. praying is impossible. Uzasenga ariko ntuzabona You inyungu. will pray, but you will never benefit. Uzasenga ariko ntabwo uzigera ubona inyungu ziva mu kwiyiriza no You gusenga. will pray, but you will never be benefited from praying and fasting, uretse ushize amahame y'Imana. except when you add the principles of God. Ariko amahirwe ushobora kubona mu gusenga But the opportunity or a chance you can get from praying nuko gusenga kuzakwemeza gukora amahame is y'Imana. that praying will convince you just to do the principles of God. Ariko ndakubwira ngo gusenga ntabwo gukora amahame y'Imana. But I tell you, praying does not remove the principles of God. Abantu bashakaga Imana So the people looked for God. bari bafite n'inzara n'inyota yo gushaka They Imana. had the hunger and the thirst to look for Ku God. murongo wa kabiri irabyemeza neza. On verse 3, he confirms Ku murongo really. wa kabiri urabyemeza neza Or verse 2 confirms it well. ngo bahora banshaka. Always they look for me. Barashaka kumenya amategeko yanjye. They look for knowing my commands. Barashaka inzira zijya iwanjye. They want ways to my home. Ibyo byose babigaragarizaga mu gusenga. They indicated all of those through praying. Ariko bangana, But hating each other, ariko badakundana, they never loved one another. nta wubaha undi, No one respected one another. nta ushyira imbere undi, None of them loved, put another before. nta ushyira imbere undi, No one could promote another. ahubwo bose buri muntu ashaka kujya hejuru, buri muntu ashaka All of kujya them wanted to be topped up. umwuka w'Imana umanuka ku muhanuzi Yesaya. The Spirit of God came upon the prophet Isaiah. Umurongo wa mbere avuga ngo uvuge cyane, On verse 1, the Bible says, shout loud, we kugerura, do not hold back. ijwi ryawe rinyuremo cyane, Raise your voice urubwire abantu b'inzu yanjye, and tell the people of my house. ubwire inzu ya Isirayeli, Tell the house of ubwire Israel. inzu ya Yakobo, Tell the house of Jacob kugira ubabwire ibyaha byabo, about their sins. ibyaha by'abantu basenga. The sins of the people who pray, We ntibyagutangaza they can't amaze you. umuntu arimo gusenga, That someone is praying, umuntu arimo kwiyiriza, someone is fasting, kandi babwirwa ibyaha and byabo. when they are told their sins, Ibyaha byari hehe? where were their sins? Bari bataye amahame y'Imana. They left the principles of God. Gusenga ntabwo gukora amahame y'Imana, Praying does not remove the ariko principles of God. kurakwemeza It convinces you, ugakora amahame and y'Imana. then you do the principles of God. Iyo ukoze amahame y'Imana Once you do the principles of God, nibwo ushobora gutsinda, then you can overcome. nibwo ushobora kuva mu byaha, You can leave the sins. nibwo ushobora kuva mu You bicumuro. can leave transgressions. Kuko iyo umuntu adakoze ijambo If ry'Imana someone is not doing the word of God, ukirengagiza amahame and then y'Imana, you reject the principles
principles of uba God, wamaze kugoma, you have already abominated. uba wamaze kugoma. Already you have sinned. Haleluya. Hallelujah. Iyo umaze kugoma After rero, you have sinned, kuko utakoze ijambo ry'Imana, because you refuse to do the word of God, nawe tekereza you neza, imagine well. uvuye gusenga, You are coming from church to pray. uvuye gusenga, As you are coming from praying, kandi abantu bababoshye, and you are binding people, kandi abantu abamereye nabi, and you are grumbling against uri them. mu masengesho, You are in prayers. urimo kwiyiriza, You are fasting. urimo gusenga, You are praying. ariko abantu bababoshye, But you are binding people. ariko abantu ntabwo bababarira. You don't forgive them. Muri ubwo buzima In that life urimo circle, gukora icyaha, you are sinning kuko nta murongo ufite because you don't have a verse ukubwira ngo babohe, which tells you bind them. umurongo ntawe ufite You don't have line verse ukubwira ngo ntabwo ntubababarire, which tells you do not forgive them. ariko umurongo urakubwira bababarire. But a verse tells you forgive them. Ndemera ko nta mbaraga ufite, I accept you are weak. ndemera ko nta I mbaraga ufite accept you are not powerful zo kubabarira, or to forgive. ariko mu kwiyiriza no gusenga But through praying and fasting, umviriza neza, hear me well. umviriza neza, Listen well. hari ijwi ry'umwuka There wera is a voice of Holy Spirit rivugana nawe speaking to you, rikubwira ngo kanaka telling mubabarire. you forgive that one. Iyo winjiye mu kwiyiriza no If gusenga, you enter in praying and fasting, ukwiriye kuba wumva neza you cyane, deserve to listen well, kuko umwuka wera avugana nawe, because Spirit speaks to you. araza kukumurika, He will light to you. araza kugutera itoroshi, He will touch to you. araza kukubwira ati hano ntabwo bigenda He will neza, say you are not preparing well here. mwana wanjye nubwo uje My son, gusenga, even though you come to pray, ariko ibi simbyishimira, I'm not enjoying these things. bisobanuye ngo ugomba kubireka, Meaning you should leave them. kuko waje kwiriza no Because you gusenga have come to pray and fasting, kandi ukumva ijwi ry'umwuka and you have wera heard the voice of Holy Spirit akugira inama, advising kuko you, niwe mujyanama, because He's your counselor. kuko niwe udushoboza, He's someone who helps us to be niwe able. udushoboza He enables us ibyo tudashobora, what we are not able ni nawe to uduha do. imbaraga He strengthens zo us kunesha ibyo tudashoboye. to overcome, to defeat what we are not Ndemera able. neza, I agree. bitewe n'ibyo bagukoze, Because things they did against you, ntabwo bikoroheye it's kumubabarira, not easy for you to forgive him. ariko kunyura mu kwiriza no But gusenga, through fasting and praying, saba Imana imbaraga, ask for power from God. saba Imana ubushobozi, Ask God for the ability. saba Imana iguhe umutima mushya, Ask Him to give you new heart. saba Imana igusuke umwuka Ask wayo God to pour the Spirit upon you, kugira ngo ushobore kubabarira so that ibyaha. you'll be able to forgive that one. Numara kumubabarira, After forgiving, uraba ukoze amahame you y'Imana, will already do the principles of God. uraba ukoze amahame You have y'Imana. already done the principles of God. Ndagira ngo dusome hano uyu murongo I want to read this verse mu butumwa bwiza bwayo bwanditswe na Yohana, in the epistle written by John, ibice 13, verse chapter 13. ndagira tukure wa 34 na 35. Now, verse 34 up to 35. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, A good gospel written by John, ibice 13 umurongo wa 34. chapter 13, verse 34. Kadusome. Let's read. Ndabaha itegeko risha ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. 35. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. A good gospel written by John, chapter 13, from verse 34 to 35. Now, verse 34. I give you a new command. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Verse 35. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Amen. Aya ni amagambo umwami wacu Yesu yadusigiye. These are the words our Lord Jesus left with us. Yesu yari agejeje mu bihe byo kugira ngo agende, He was in the time to leave, asubire kwa se. back to his Father. Aravuga ngo mbasigiye He itegeko rishya. said, I leave you with a new command. Umurongo wa 34 aravuga ngo mbasigiye itegeko rishya. Verse 35, he says, I leave you with a new command. Ndabaha itegeko rishya ngo I mukundane. just give you a new command. Love one another. Noneho ndagira ngo mvugane So I nawe. want to talk to you then. Hano ku isi Here on earth, hanze abantu barangana.
outside the people are hating one another kuko batarakira Kristo. because they have not received Jesus Christ yet. Ubwo umuntu atarakizwa, If someone is not born again yet, ushobora no you kumwirengagiza. can even reject him. Ariko ibi mvuga But this one I'm akenshi saying, biboneka mu nsengero, it is visible in the church, mu bashumba, in the pastors, mu bavugabutumwa, in the evangelists, mu binginzi, in the intercessors, mu bakorari, in the choir members, mu worship team. in worship team. Usangamo abantu You find some people bizeye Yesu who already believed Jesus, badakundana. but not loving one another. Ariko hari iri tegeko But twashyize there is a new command we were left with. 34. Verse 34. Ndabaha itegeko rishya I give you a new command. ngo mukundane. Love one another. Uranyumva neza? Are you hearing me well? Noneho kwiyiriza no gusenga So fasting and praying ntibishobora gukuraho 34 can't remove this verse 34. kuko umwami Yesu Because the yadusigiye itegeko Lord Jesus left us with the ryo command gukundana of loving one another kugira ngo so dukundane. that we love one another. Akenshi usanga abantu Most of the time you find people, bararirimba muri korali, they sing in the choirs, ariko umwe muri korali imwe, they sing in one choir, in the same choir. ariko bahagaze baririmba But while they're standing singing, ntabwo ashaka kureba mugenzi he we. doesn't want to look at his neighbor. Ubwo adashaka If kumureba he doesn't want to look at him, bisobanuye ngo uko kuririmba ntabwo utunganye, meaning that singing is not pure. kurimo ikibazo. It has problem. Birengagiza aya They mahame have rejected those principles. kuko 34 aravuze ngo Because 34 says, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane I give you a new command, love one another. nk'uko nabakunze As I have loved you, muba ariko namwe so you mukundane. must love one another. Ndabaha itegeko rishya I give you a new command, ngo mukundane. love one another. Aduha urugero He gave us an example. nk'uko As he yadukunze loved us, natwe bariko so we dukundana. must love one another the same. Yadukunze nta mirimo, He loved us without works. yadukunze nta mpamvu, He loved us unconditionally. yadusigiye urukundo He left us with a rwo love gukundana to love one another tudahereye ku mpamvu dukunda umuntu. without reason, without a condition. Uramukunda gusa, You love him unconditionally. ariko urukundo rwa hano hanze But love we found outside. mu bantu badakijijwe, People, unsaved people. umuntu akunda undi kubera impamvu afite. One love another one conditionally because Umwe akunda undi one loves another kuko azamuhera umwana akazi. because he will employ his baby, his child. Umwe akunda undi One loves another kuko azamuha akazi. because he will give a job. Umwe akunda undi One loves another akajya kumusura mu bitaro by visiting him at hospital kuko nawe narwara azamusura. because he will be visited by him when he's sick. Undi aguriza undi One lends another one kuko nawe nakena because azamuguriza. when he comes to be poor he will be lent. Ndavuga ku muntu wese ukunda I'm undi talking about someone who loves another kubera impamvu runaka. because of any condition. Yesu yaravuze ngo Jesus said, nimukundane so love one nuko another nanjye as nabakunda. I have loved you. Mbasigiye itegeko I left rishya. you a new command. Nimukundane Love one nuko another nanjye nabakunda. as I have loved you. Yagukunze ukoze iki? He loved you. What have you Nta done? mirimo yari ihari. No works there. Ntabwo wabanje kumukunda. You never loved him before. Yesu yadukunze Jesus loved us tumeze uko tumeze. like we are today. Twari abanyabyaha, We were sinners. ntabwo twari ubwoko. We were not a people. Twari abantu bari aho ngaho. We were like a huge ordinary ones. Urukundo rwe Because he's in love. He yaradukunze loved us nta yindi mpamvu. without any reason, any condition. Without any condition, any reason. Ariko twebwe tukunda abantu But for us, we love people kubera impamvu runaka. because any condition, any reason. Urwo rukundo rero That kind of love ndimo kuvugana nawe that I'm talking to nibwo you. dukwiriye gukunda. So we must love one another in this Dukunda love. abantu bose, Let's love all people. dukundane Let's love one kuko another ni itegeko because it's twashyizwe. a new command we were left. Gusenga kwawe, You are praying. kwiyiriza kwawe You are bibiri fasting. bukureho Cannot amahame y'Imana. remove the principles of God. Ntabwo bishoboka. It's impossible. Yaradukunze He loved us. natwe So dukunda let's love one another nkuko natwe tumwamukunda. as he loved us.
Yesu yaradukunze Jesus loved us ngo natwe dukunda so abandi that we can love other ones. ubwo yadukunze rero So if he loved us nta mpamvu yadukunze unconditionally, ntacyo twagaragaza impamvu adukunze without any reason of loving natwe us, kugira ngo dukunde abandi so that we will love others. reka natwe dukunda abandi Let's love others nk'uko kandi yadukunze the same as he loved us. ku murongo wa 35 yaravuze But on verse 35 he said, Yohana 13:35 John 13 up to verse 36. ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Now he said, by this all men will know you that you are disciples. ibyo nibyo bazabamenyeraho By this all of these men will know you ko muri abigishwa that banjye you are my disciples nimuramuka mukundanye. once you love one another. bivuze ngo iyo tudakundanye Meaning if we are not loving tuba one another, tugaragaje ko tutari abigishwa be, we show we are not his disciples. ariko iyo dukundanye But when we love one another abadakijijwe and saved ones, nibyo batumenyeraho they will know ko that turi abigishwa be. we are his disciples. gusenga rero So pray ntabwo gukuraho amahame cannot remove such disciples, ahubwo kuratwemeza but can convince us tugatangira gukundana we start loving one nta another mpamvu dukundana without any condition, ariko tugakundana but we love one another. abantu bakabibona Oh, people can see bakabimenyeraho and they know it ko turi abigishwa that we are be. his disciples. nidusenga As we pray tugakora amahame and we y'Imana do principles of God, umviriza ibyo tuzumva hear what we receive. muri Yesaya 58 In Isaiah 58 umurongo wa 9 verse 9, havuze ngo Bible says, maze nutabaza Uwiteka azadutabara nutaka azavuga ati ndi hano. in the book of Isaiah 58 verse 9 has said, then when you call and the Lord will answer, when you cry for help, he will say, here I am. dukwiriye kubimenya neza We must know it well. niduhiriza tugasenga When we fast and pray, tugakora amahame and y'Imana plus doing principles of God, Uwiteka bari mu ruhande rwawe Lord is by our side kandi and azaturwanira. he will fight for us. nuhura n'ikibazo runaka When you face any problem, uzataka you will cry out. nawe azakubwire ngo nawe azagutabara He will answer you. kandi nutabaza And then when you cry out, azakubwira ati ndi hano. and he will say, here I am. umurongo wa 11 On verse 8, verse ngo Uwiteka azajya kuyobora azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa azakomeza amagufwa yawe uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Haleluya. kandi uzaba nk'isoko y'amazi dakama. Haleluya. in the book of Isaiah 58 verse 11, the Lord will guide you always. He will satisfy your need in sun-scorched land, and he will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Hallelujah. nusenga When you pray, when you pray ukiyiriza and you fast, ugashaka mu maso you y'Imana seek for the face of God, ugakora amahame and you y'Imana. do the principles of God. Haleluya. Hallelujah. ngo Uwiteka azajya The kuyobora. Lord will guide you always. Uwiteka azajya The kuyobora. Lord will direct you always. He will guide you. kenshi turiyobora For several times we direct ourselves tugahorana umubabaro with agony kuko twiyoboye because we have guided ourselves tukayoba inzira, and then we are lost the kuko way. twiyoboye Because we guided ourselves tukayoba inzira, and we lost the ariko way. natuyobora But once He guides us, tuzahirwa, we will be blessed. tuzamera nk'urutoki We rwe, will be like His watered. tuzamera nk'urutoki rwe nk'umurima We we, will be like His garden. tuzamera nk'urutoki We rwe will be like His garden, rusukirwa. watered garden. Haleluya. Hallelujah. tuzagubwa We neza. will feel well. Yesu ahimbazwe cyane. Praise Jesus alone. azajya tuyobora He will always guide us. ubugingo. Uwiteka azajya tuyobora, Oh Lord, we also guide us. azahaza ubugingo bwacu He will satisfy our life mu bihe by'amapfa, in the time of sun-scorched land. azakomeza amagufwa He yacu, will strengthen our bones. tuzamera nk'urutoki He will rwuhirwa, be like a well-watered garden, kandi uzaba nk'isoko y'amazi and dakama. will be like a spring whose water never fails. Haleluya. Hallelujah. tuzamera nk'urutoki We will be rwe, like His garden. tuzamera nk'isoko y'amazi He will dakama. be like a spring whose water never ndavugana fails. nawe, I'm talking to you. gusenga ni gukura amahame Praying y'Imana, does not remove the principles of ariko God. gusenga ukomeza n'amahame But if we y'Imana, pray, please add the principles of Imana God. izahindura ubuzima God will bwawe, change your life Imana situation. izahindura amateka God yawe, will change your Imana background. izahindura ejo hawe God will hazaza. change your future. uzamera nk'isoko You idakama. will be like
like a spring whose water never fails. amazi azagusukira Water will always water you. umwuka wera ahora agusukira Holy Spirit will always water uhora you. ubona ibintu bishya You always see new things. uhora uhishurirwa You will ibishya always be revealed in new things. uhora uri kuri top You will always be at the top. uhora uri You hejuru will always be top. haleluya Hallelujah. iyo senga When you pray, ugakora amahame y'Imana press the principles of God. ndakugira inama I advise you, ukora amahame y'Imana do the principles of God. usenge wiyirize Pray and fast. uzamera nk'isoko You will idakama be like a spring never mu izina fail. rya In Yesu Jesus' name. umwuka wera azakomeza Holy Spirit gusukira will always water you. umwuka wera azakomeza Holy gusukira Spirit will always be watering you. uzahora wishurirwa You will always be uzaba revealed. umugisha You will be blessed. mu izina rya In Yesu Jesus' name. kasengane Let me nawe pray with you. data mu izina rya Father, Yesu in the name of Jesus, sengeye ababwoko I bwawe pray for your people. sengeye abantu bose aho I bari pray for all the people wherever they mu are. bihugu bitandukanye In barimo different countries they are in. ukuboko kwawe kwiza May kubasanga your good hand be with them. ubakize ubabohore May heal them and set them free. basobanukirwe May them understand amahame the y'Imana principles of ko God bagomba kuyakora so that they can do them agahindura ubuzima bwabo and change their life. agahindura imibereho And yabo they change their agahindura situation. And imigendere they yabo change their walking ukuboko system. kw'Imana kukabana May nabo the hand of God be mu with them. izina rya In Yesu Jesus' name, ndabasengeye I pray for them. abarwayi bakize Heal the sick people. ababoshye babohore Set free the bound ones. abatizera bizere Let all unbelievers believe. abatakuzi bakumenye Those who don't know you, let them know mu you. mbaraga z'umwuka In the wera power of Holy ukuboko Spirit, kwiza kubane nabo may good hand be with hindura them. amateka yabo Change their life, umva their kwinginga situation. kwabo In their intercessing, muri aya masengesho in this prayer, muri uku in kwiyiriza this fasting, bemera gukora they accept to do. bemeze Convince gukora them amahame yabo to do your will, gukora amahame to yawe do your mu principles. izina rya In Yesu Jesus' mu name, mbaraga in z'umwuka the wera power of Holy kiza kandi Spirit, ubohore heal and set mu free. izina rya In Yesu Jesus' name. Hallelujah. 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 urashobora kuba utarakizwa You may not be saved yet. niba ushaka gukizwa If you want to be saved, subiramo aya magambo repeat these words. nawe uze mu And you ruhande come to our nawe side. ube mu bana You b'Imana come to the side of sons of God, children of God. In Yesu. Jesus' name. vuga ngo mwami Yesu Say, Lord Jesus, numvishe ijambo I have heard your word tsindwa and I n'urubanza am convinced. ndakwinginze I beg you, umbabare ibyaha byose forgive all my sins. ibyo nibuka Those sins I remember, Nibyo nakibuka. those sins I don't remember yet. unyuhagize amaraso Wash me with your blood. mwami Yesu Lord Jesus, hanagura izina ryanjye mu gitabo delete cy'urupfu my name from the book of death. ryandike mu gitabo cy'ubugingo Write it in the book of life. uyu munsi ndakijijwe From today I'm saved. satani n'imirimo ye Satan with his works, Ndabanze. I hate Mpisemo them. Yesu I choose Jesus niwe nimitse mu buzima and I bwanjye put him in my life. niwe mwami n'umukiza He is wanjye my King and Savior kuva uyu munsi from today kugeza iteka ryose forevermore. Hallelujah. Hallelujah. umaze gukizwa You are already saved. ushaka itorero ry'abantu bakijijwe Search for Christian church. abashumba baraza kugufasha Pastors will help you. nushaka kuvugana If nanjye you want to talk to me, aho hari email yanjye there you can find my email. kandi hari na telefoni And there is my contact. ni nayo ikora ku WhatsApp It's my WhatsApp number. ushobora kuvugana nanjye You can talk to me. imana ibahe May umugisha God bless you. turabakunda We'll have you. amahoro y'Imana May bane peace of God be with Mu izina you. rya In Yesu. Jesus' name. Shalom, shalom. Shalom, shalom.